Aya basi ya episode ya 7 kuri The Forest Bunduki Studio. Aho twagarukiye ntimuhibuka. Hey! Tangire hakuno mwirimbi mu masaha ni mugoroba. Mu masaha y'igicuku. Data twese uri mwijuru. Izina rye rihimbazwe. Your will be done on earth as in heaven. Icyo ushaka gikorwe munsi ndetse no mwijuru. Nuko dutangiye episode ya 7. Give us today our daily bread. Ifunguro ridutungura iduhe none. Sins as we forgive those who sin. Utubarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abo baducumuyeho. To temptation. Ndetse n'uduterane mu bitwoshya. From the evil. Ahubwo dukize icyago. Hey! Fisher effect Bunduki ni nawe weditinze. Go! Tutangiye mu masaha y'ijoro. Hari ibiri kubyuka. The Forest episode ya 7. Nyagasani. Tubonye ishyamba ari n'abaryinjemo. Tutangiranye na wa musaza umaze iminsi atanga ibitambo. Mwibuke duheruka amaze gushyingura utwana tubiri tw'impanga. Amaze kudushyingura. Hakuno rero cyatanga bya bitambo bye. Tu kiraho. Hey! Ise kiraho. Ko yakamaze gutamba ibyo atamba, ko yakamaze gushyingura utwana tubiri tw'impinja. Muze hakuno. Rep filime witonze. Cyo yikanze. Uwari wasize utwana agiye kutuzana amata hageze muze yatujyanye kare. Hageze muze yatujyanye kare. Nyagasani kujyano. What the fuck? Ni ibiki? Sikigari we. Geze hano utwana aho ikigabo cyadushyinguye. Tangiye kubona amaraso abona itaka. Abona imva cyashya. Tangira gucukura. Dore ngaragwa ku karenge k'umwana w'uruhinja. Kigabo kiri hakuno ntago gisanzwe. Cyo gahunda no gutamba ibitambo nta kindi. Ngo abatambira umwamikazi w'ishyamba da. Yasha taburura. Yihuse. Taburuye yihuse utwana dutoya hakuno. Kigabo cyari kiri mu gishyingura utwana. Uyadatabarira hafi mpamya kutwana nabwo ibyo tayari. Utwana byari birangiye. Nyagasani. Rep filime witonze. Rep filime witonze yagize gutya. Kera kutwana. Musirikare ufite umutima Titi Brown ni wamuhereje ututwana. Ibya Titi nawe nimba byaragarukiye hehe. Twaherutse kakazi mukaba muri ishyamba kamucanaho. Nawe ntituzi ngo byagarukiye hehe. Yatabariye hakuno twana dufashe mu maguru mashya. Byari bigiye kuba ibindi icyo nzi iki filime twari kuyisobanura tuvuga indi nkuru. Twari kuyisobanura tuvuga indi nkuru tu. Hakuno. Gabo. Mabere yikoze ntayagira. Yikoze atotse. Nebyo twana. Sante Mungu. Twana bari badushyinguye. Habuze gato rimwe ritanga biri yatagerera mu gihe. Cyonzi cyo twari kuba tuvuga ibindi akakanya. Ikigabo gikomeje gutanga kitangiye n'umwana wacu. Kugira ngo kibeho neza da. Uri gisige gifite umugongo. Asante ni baba. Timanu ushimwe. Soroba niwe director wa filime. Sibyo The Forest episode ya 7. Hakuno. Suku dutangiye do n'inkende zikarimo cyane. Zikarimo cyane. Murazibona? Dongizo muri quartier ariko ni muri rya shyamba rimwe tukirimo. Rya shyamba arabakomeje kuryinjira. Mwibuke ntawe turabona risohokamo. Na za ngwendo wavuze ngazinzira imusohoramo ntararisohokamo. Rebe. Hakuno. Hari abinjiye muri iri shyamba kandi nanone bangaye batatu binjiye mu ishyamba. Ibintu by'ibimoto n'ubuskuta hano. Umusore n'umukobwa iruhande rwabo bari kumwe n'undi mugabo w'umuzungu ufite uruhu rusa gutyo. Yes please. You staying here just watching the motorcycles. Muzungu bamwita Dumba we. Dumba aje kubitemera muri iri shyamba umenye ari we gutabarwa kuzava aje gutema ishyamba. Watching the motorcycles. We sigara n'ucunga moto. Sabine, take the camera, you take pictures. We fata kamera uzufata amafoto tuzamuke mu ishyamba. Dumba. Atema ibiti na filime ashyiraho umuziki itafari. Do. Bakomeje mu ishyamba. Icyo nzi cy'ishyamba bari kwinjiramo ntago nzi nimba bazi kiririmo. Barimo binjira mu ishyamba abaryinjemo bose nta numwe twabonye risohokamo. Soroba Films. Iyi filime ni ya Soroba.
abantu mwikoreshwa riya prodi iki byose strike na report ubwo bucano babusiba kwereka hakuno abamaze gupfira muri iri shyamba bo ni benshi abamaze gupfiramo ni benshi mu buryo bwose bushoboka do hakuno hari uhari nimba mwibuka undi tumaze iminsi tubona asirikira mu ishyamba hari undi uri hano wapfuye basa uyu nguyu cyese hakuno mwibuke twe tumuzi yaraje muri iri shyamba ari umusirikare cyese hakuno ko yakageze hano yagasani do hey ko yakageze hano yatangiye kwibona ari umupfu kuki kiramurenga ugabo kiramurenga biramucanga tangiye kureba isura yaro bini ibiki kandi bwana anafanana na mimi bini ibiki we cyaramucanze ama ni mimi kufa je narapfuye ngewe mimi niko hai narapfuye umugabo dodoro ukuntu asigaye afite umubiri ubucomokamo ibintu by'ibyondo utamenya pacha nimba ari cya kinyamaswa ngo ni soroba cyabimusize nimba ari kabapfuye bose bamera muri iri shyamba simbizi ibuke twabonye na kakana kandi kari karapfiriye muri iri shyamba ukuntu kameze ko kagenda kajojoba amaraso uyu nibwo yabonye ko yarazi ko ari muzima kumbe yapfuye kera iki kigenda ntago ari umuntu murambo wasigaye hakuno iki cyubwo ni ikizimu kigenda kirimo kizenguruka mu iri shyamba cyapfuye kera cyane ibigwi Van Studio baba bateguye baba ari benshi gaheza Simba kanicariye agatebe mvuga inika mbereke sha ubundi byose kimwe kama mbaye assistant director Habimana Amadura Katunumani Amadura Pro hakuno mwishyamba rimwe ducirima tuzenguruka amado abahiga baracyahiga gusa nta kintu na kimwe bajya babasha gufatisha Rain Produce Analiza Empire imbere cyane Analiza Empire ariko makeup Mico the Art na John nibo baba bateye makeup abakinnyi kubona basa gutyo ukabona abakinnyi iki byose production designer Mazembe music composer Odilo Fazari nikiwe mimi kweli hakuno Props manager tuse sirikare hakuno byatangiye kubarenga executive producer Soroba byatangiye kubarengaho kugira ngo barasibyo baje guhiga batangira kwirasa yagasani do ryahinguranyije ubwonko muri nyiramivumbi rirahinguranya isasu ryarahinguranyije ibintu bikomeje kuba ibindi muri iri shyamba ntimugire ngo wumve wa mukobwa nawe hakuno azamukanye n'umuzungu witwa Dumba mu ishyamba nyadumbaje aje gusenyera biriya binyamaswa bigiye kubura ubuturo aje gutema ibiti by'iri shyamba rebe hakuno ishyamba rimwe ibiri mu ishyamba byakomeje kuba byinshi cyese hakuno cyese gutya amuhereza Bibiliya rebe Our Father in heaven, ati data uri mu ijuru hallowed be thy name. izina ryawe rihimbazwe Kingdom come. ubwami bwawe buze Your will be done on earth as it will be in heaven. icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru Give us today our daily bread. give us today our daily bread ati funguro ridutungura idwe none Forgive us our sins utubabarire ibicumuro byacu as we forgive those who sin against us. nk'uko natwe tubabarira abo baducumuriye And lead us not in temptation, ndetse but ntuduterane mu bitwoshya deliver us from evil. but deliver us from the evil ahubwo udukize umubisha udukize ikibi hakuno yabanje gutera isengesho baryita dawe uri mu ijuru nibiko baryita rya cyaba baryita data twese terwa naho usengera barangije binjira mu ishyamba iri shyamba twe twarabibonye ririmo ikintu cyitwa imyuka mibishaho ririmo ikinyamaswa cyitwa Soroba tutarabona ngo kimeze gute mu isura nacyo cyakira duhora tubona urushoka n'ibikweto uyarimo agenda ni musaza wa Nyamba cyoze hano wa mwana twari twarabuze nawe rya shyamba aracyari rimwe uyu mwana we twabonye ukuntu afite ukuntu ashika inkuba zikamwitaba hey mwana hora yambaye nimba ari akavera ku isura ashika inkuba cyobe uyu bamukubitishije inkuba
bamukubitisha inkuba akacya gitutsi ngo gakubitwe n'inkuba bamukubitisha inkuba cyawe uko yakikaraze hakuno yaraje agwa mu gishyitsi yaguye mu gishyitsi gisongosoye Nyagasani yaguye mu gishyitsi gisongoye ureba filime witonze barashize abaje muri iri shyamba babyita imikino batangiye kugenda bapfa urusyorongo abasirikare bo bamaze gushira Titi Brown ntituramenya ibye ngo yaburiye Nyagasani sinzi uyu igishyitsi cya amaracyara yashwanyaguje sinzi ukuntu ari buze kuva muri iri shyamba Nyagasani rebe ibyo byarabaye mu ishyamba rimwe uyu nguyu tayari amara ayasize ku giti kamukecuru baramubwiye ngo muzehe yazanye amara ati nta mboga zitarya umutsima yagiye ahirimanga kiyagwirirana mu ishyamba aya maraso sinzi nimba cyakinyagwa ngo ni soroba kitari buyerehe nacyo ngo gikurikire turacyari mu ishyamba rimwe iri shyamba twagiye twumva inkuru zaryo uryinjiramo ubona bisekeje ariko kurisohokamo abari indi nkuru kwayo ntago wapfa kurisohokamo gutyo gusa biragoranye abakugera hano bahura na cya kindi cyapfu uyu ni umuzimu we ndakuzanga nshuti zawe murakora iki hano muri iri shyamba kweri hapa si pale pa kutembelea aha hantu ntabwo ari ahantu ho gutembera kweri wapi Nyagasani muzungu yabonye umuzimu w'umunyafurika nuko abazimu b'iwanyu basa yarumiwe murashaka gupfa umukobwa yarumiwe uri kureba ibiki se ureba ibiki hapa kuna kitu kinaua watu hano hari ikintu kiri kwica abantu mwe ntago muzi ibyo muri gukina nabyo mu ishyamba rimwe umuzungu yarikanze mu izina ry'Imana yawe genda hoshi yaragitokesheje umenye ya masengesho ya barugigana akora masengesho yabo arakora abantu bose bafite Bibiliya amasengesho yabo arakora namwe mujye mugendana Bibiliya niyo ntwaro y'umukristo hakuno barakwereka uyu nawe umwe waje ngo nawe aje gushaka Nyambo Nyaksi nawe aracyari mu ishyamba ntarariva mu kujya hano yahuye na kakana shawe dore agasura noneho katangiye kuba urwirungu mama wawe ariho wacana cyatazi shari kwita icyana n'ikizimu we uri gukora iki ahantu nk'ahangaha koko ngenagire iki se umbwira ushaka shokora shawe kana karabura ndapfuye ibiri binini kizwa n'amaguru hano nawe ari we ntiwahagarara ishyamba rimwe niryo tukirimo bageze hano dore ngo barasanga wa musaza ari guterekera nimba ari ugucuragura nimba ari ukubandwa byarancanze shawe murakora iki hano iri shyamba muri kurikoramo iki genda hatayiboniwe murakora iki hano itangiye gusenga atokesha bitanga iki k'ikiraha cyamara amaji we nambara guturusha wa musaza intambara guturusha umwe afite Bibiliya undi afite ihembe reka turebe igikora iri shyamba ni ishyamba ribi setirifone catastrophe oya aratokesha uri umwe asenga Imana yereka turebe Imana igiye kurusha indi mbaraga bakuno reba filime witonze Yesu Kristo yarasenze ntako atagize turakwirukanye muri iri shyamba turakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo genda Nyagasani muzehe yarakwebye imbaraga zirarutana bakomeza urugendo bari kwinjira mu ishyamba buriya Nyabarongo yicu yizane Nyabarongo ntigitemba gikatize guca iwawe
byanze kunzu yisanga yari ibere. Yes, of course. Genda umva ntangiye gushyuha rero reka mpindura imyenda. Sa nta kibazo gira vuba. Of course, yes, of course. Mfasha kamu hano nkwereke. Mfasha kamera nkwereke. Musaza yisigarira mu ishyamba. Nimba zibiri kujya mbere muri iri shyamba. Nimba atabizi sinzi ni Dumba. N'ingofero icuritse. Dumba yasigaye mu ishyamba. Umukobwa ngagiye guhindura iki n'iki. Ari kumva kirima bitagendanye n'icyango yambaye. Hakuno turacyari mu ishyamba rimwe. Mwibutse gukora subscribe cya icyo muzi nukuburana gusa ngo ngwe. Filime ndayikinamo. Filime ndayikinira. Role zikurikiyeho Role zikurikiyeho ninjye ugiye kuzikina none. Ngomba kujya gutabara umuntu muri iri shyamba noneho nanjye. Bo niyo gahunda. Dumba do. Dumba. Dumba. Mani kunda abagabo. Dukomeze. Ishyamba rimwe. Turacyari mu ishyamba. Kobwa yagize gutya za kwibeta hano. Banza hindura utwendamo gake. Ari kumva imyenda yari yambaye n'ahantu ageze bitari kumacinga fresh. Ubundi bakomeze shapitire ikurikira. Gusa iri shyamba ibikomeje kuriberamo byo ni byinshi. Iri shyamba rikomeje kuberamo ibintu byinshi cyane koko kurusha uko wabitekereza. Sinzi. Icyo musabwa no gukora subscribe, share, comment. Na Soroba mukajya mumukatira mukamubwira utuntu yongeramo. Sibyo rata. Ishyamba ari abasirikare bakiririmo. Ari abazanye na Titi Brown, ari abazanye mwafande wa mbere aribo babyukije nibi byose. Cyawe kiri mu ishyamba cyo kiracyarimo kirica cyo kirakica kandi kikwica bucece udasakuje nta kajagari kiba gishaka ntigikunda mbutiyaje wapi. Cyari mu ishyamba rimwe. Turacyari mu ishyamba rimwe. Hakuno do ishyamba bakomeje gukata mu ishyamba waracyari benshi. Uyu duherutse ahuye n'akana hariya. Kakana kagenda n'igipupe gamwe batanzemo igitambo bwa mbere. Arakirukanka ari gukizwa n'amaguru kugera hakuno. Geze hakuno mu ishyamba rimwe. Tagiye kumva ikintu yigira, nimba ari ukuriyigira, nimba ari ugupipyinyiza, nimba ari uguhiritira. Kirimo girita mu ishyamba. Cya kintu twe twakibonye twamaze kumenya ko atari n'umuntu, kuko umuntu nyiri uyu mubiri kigendamo yarapfuye. Bivuze ngo iki ni ikizimu. Gake. Hano. Hello? Man. Musa. Kuri kurira byagenze bite? I'm not your friend. Ntago ndi inshuti yawe wamukinga we. I'm asking why are you crying? Ndi kukubaza kubera icyo uri kurira. Second question. Kibazo cya kabiri. Why is your body full of mud? Ubundi kwera icyuma n'umubiri wawe wuzuye icyondo byagenze bite? Are you building any house in this forest? Uri kubaka kageretse se muri iri shyamba? Kubaka kageretse musaza. Kageretse k'ibyondo se kabaho kapfa. Niko cyamusubije. Why are you crying? None se uri kurizwa n'iki muntu w'umugabo? Kwa msitu kuna kitu ambacho sasa iki cyo kizi n'igiswahili cyapfiriye mu iringara kivuga ibiswahili ntikijya cyumvikana n'abantu. Ko haya amani. Ukiniangalia unaona nimba yumva igiswahili sinzi. Lakini iki mimi nakuuliza unajua pahala ambapo hapa si pahali pako. Kiramubwira ntiyabyumva. Akihengeka akihengura ngo abyumve neza biranga. Nta kintu yiri kumva wapi. Rebe ishyamba tukirimo ni rya rindi rimwe. Nitwana yamaze kutuvana aho bari badushyinguye tuzanye hakuno. Nuko tutwana dusije nande na Titi Brown. Titi Brown nawe ngo yagiye gushaka nyambo.
twaherutse atamubona, twaherutse ahubwo ka kazimu kaba muri iri shyamba kamwe kagenda kajojoba amaraso kagera ikintu cy'igipupe kamucanaho gafite ukuntu kabura ko ntiwamenya ibyako bitarinda sindio nawe n'utwana hakuna bari madufera gake gake abantu ni babi, abantu ni babaye. Umuntu wari wagiye gushyingura ututwana kuko nisho wewe usitu kuna vitu mingi ambavyo mtu hawezi elewa. So uyu we ntago ari kumvikana n'iki giki, kimwe kiravuga igiswahili ikindi kikavuga icyongereza. Niangalia unaelewa mimi umva mwana umva mwana umva maniga. No. Okay, that is not what I'm saying. That is not what I'm talking about. I just want you to tell me the way to live in this forest. I want to leave this forest because I have seen that. Je nshaka ukuntu ndi buve muri iri shyamba, nshaka kurivamo, nabonye byinshi nawe urimo. Where's the jewel? To nikuambia nini? nawe ntago mbizi mwana. Ni umuzimu uhora usirikira muri iri shyamba. Uyu we ni umuzimu wasari ariko ntago ari umwana mubi. Ababwira abantu ateko mwamwaje muri iri shyamba muje gukora iki? Kufia. Hakuna mtu ambaye anaweza toa kwa huyu msimu. Okay, here. Najiuliza. Okay. Here is the deal. Dore uko ibintu tugiye kubigenza rero, ibintu tugiye kubikora gutyo. I want you please tell me the way out. Ndakwinginze mfasha umbwira inzira insora muri iri shyamba. Crying all day. So tell me where is the way? Mbwira mwana inzira ni iyi. Sina kitu cha kukwambia. Cyena kintu nshaka kukubwira. Do. Ndanakwiyamye ndanigene. Iki cyo gihe waragisirikira muri iri shyamba. Uyu we nawe yaje yivugishwa ngo ngiye gushaka nyambo. Nyambo. Kabikunyambura ahubwo ibiri muri iri shyamba ngo ugiye gushaka nyambo. Okay. Sawa. Komeje ibye. Yakomeje ibye. Kinaye n'utwana hano tuvugisha n'ubundi utwana ntitwumva. Ni babi. Sitawacha sindio? Oye buretse kurira nawe se kandi buretse kurira. Hari ukurira none akakana nako kakaguhamagariza ibindi birenze biriya. Nibuke papa utwana aracyari kudushaka, mama utwana aracyari kudushaka. Naratubona ibintu byamaze kuba byinshi muri iri shyamba ariko vuba biraza gusobanuka. Mwe muhumure gusa. Abantu ni wabayasha. Abantu ni babi. Abantu n'abagome. Umuntu wari washyinguye ututwana we ntaramenya ko ari na cya kigo nimba giterekera nimba gicuragura cyari cyashyinguye ututwana. Sinzi ishyamba turacyari murimo bwarinze bwira burira to hey imagenda sirikare wa wundi wari wibese ku ruhande nawe mwe babazaga ngo none se ngugira girlfriend akarera hejuru nk'imifuka y'ishati. Yageze hakuno to hey tangira kona cya gipupa kirahindukira kiramureba ndapfuye. Yesu Kristo Uwumbe hakuno inama y'abakuru yateranye mu ishyamba bambaye imikara tsiriri mu masaha y'ijoro, mu masaha y'igicuku n'amatara ya kera n'udutadoha harya n'amatara y'udutadoha kera. Oya aya n'ay'ibirahuri, amatara y'ibirahuri ya kera mbere y'umwaduko w'iki n'iki. Akantu ukuntu kakara nijoro, iyo bigeze nijoro ukuntu kaba kari kurerembura kaba kajojoba amaraso abe ku manywa abe nijoro habaye igiterane. Nijoro habaye igiterane. Kuvuga ibintu ntumva, bari kuvuga ibintu by'ibirimi ntumva nasobanukiwe. Sheboy zimubashye inkuba zirakubita, shika inkuba zigakubita gasani. Papa abantu uko yakagiye gushaka abana be, dore ngaragwa mu ndiri yabo. Nimba ari abakozi basenga se ikibi sinzi. Ishyamba bisa nkaho abaribamo basenga se ikibi. Abantu basenga nijoro bambaye imikara tsiriri nk'iyi ngiyi byanze kunze nta keza kabagenzi z'ubwenge ukizwa n'amaguru. Ibyo turabibonye.
turacyari mu ishyamba rimwe. Isi episode ya 7 buri ku cyumweru tubatamo. Kumbe hakuno abapfuye ni benshi. Cya kinyagwago ni Sorobia kimaje kwica abantu, bisa nkaho kibasiga ibumba kibashyira muri firigo kirakonjeje. Kiraza kikabasiga ibintu by'ibibumba gutya kikadepa kikajugunya ahantu mu mwobo gifite isimu kibajugunyamo, gifite umwobo kibajugunyamo. Benshi shaho bamaze kuba benshi, bamaze gupfira muri iri shyamba, bamaze kuba benshi. Kumbe ishyamba rimwe mwana w'umukobwa nawe ko yakavuyeyo, bya shyamba rimwe aza guha igihugu umugisha. Ndajya gukina filime mwe muhumure. Ndajya gucikisha umuntu njyewe yashaka kuno yaje kwirwana aza kwikiranwa n'umubiri. Kumbe wa musaza mbega ukuntu ari byiza we, mbega igitambo cyiza we, quel sacrifice, quelle jolie fille, mbega umukobwa mwiza musaza, mbega igitambo cyiza nanone nkuboneye musaza hakuno atamba ibyo atamba umukobwa akizwa n'amaguru, nawe uzi ubwenge ntiwahagarara. Bonye umuntu umeze dore ukuntu umugongo we wabaye to, ukuntu umugongo w'umusaza wabaye wajya barawubagaguye, yaraboze mu mugongo. Hakuno uyu nawe ko yagakwepye ibyo akwepa, komeje gukwepa shawe to sinzi, komeje gukwepa here ninjoro kwepa bo bari kumwe baburanye, buri umwe yagiye aca ibyo undi bye. Geze hakuno yabonye se watwatwa. Urinde wowe kandi Nisaidie. Ndakwinginze fasha mwana. Nisaidie nione watoto wangu. Fasha mbona abana banje mwana. Cyonyine nibyo nshaka. Hapa nyuma. Nisaidie nione watoto wangu. Je basi mfasha mbona abana banje. You know it. Nisaidie. Hivyo. Nisaidie. Wamfashije mwana. Nisaidie nione watoto wangu. Wamfashije ngibone abana banje. Wawili. You're wasting my time. Uri kunyangiriza igihe wamukinga. Naye ntacyo ufite cyo kumfasha. Uyu wishyamba yararizengurutse ashaka abana be, ahageze bahageze bahavuye. Abana be mwibuka bafitwe n'umusirikare wabataburiye cya kigabo cyamaje kubashyingura. Bimaze kumucanga, ibintu bimaze kuba byinshi, iminsi imaze kuba myinshi. N'umugore nawe ntituzi ngo ariye duheruka hari ikigabo gishaka kubinoza iki n'iki, sinzi ukuntu byarangiye. Turacyari mu ishyamba rimwe. Kumbe Zahirwa nabo hakuno nyina w'abana nawe aracakomeza kwirukanka mu ishyamba. Arirukanka bitanga iki? Mwibuke twabonye kigaye kivuga kiti uzi ngo urancitse nzagufata kandi ningufata. Filime yacu hakuno, filime yacu shitsimba hakuno. Sikuburi mu bibazo nk'iba ariko akaza n'ikintu kikuzana ibintu by'irari kamera utamenya n'iki byose. Hakuno shyamba rimwe umugabo yakurikiye. Uyu we ntituramenya icyo ashaka muri iri shyamba. Yishe umuntu ashimuta imbwa. We n'imbwa basigaye birwa batarasa muri iri shyamba. Nawe nimba yaraje kubura inzira imusohoramo, nimba ataranayishaka adateganya kurisohokamo sinzi. Mugabo ibye tuzabimenya icyo abashaka muri iri shyamba. Kumbe hakuno Dumba nawe yaraye muri shitingi mu ishyamba. Dumba yaraye muri shitingi mu ishyamba. Filime ko Dumba yakaraye muri shitingi, hari icyavuyeho n'akayuyuso gica inyuma ako. Dumba nta kintu numvishije. Niko do yifite ubwanwa yona uruzitiro rw'i Dumba nta kintu numvishije. Avana y'ingabo imukingira, ingabo y'umukristo. Ebana ariko sinzara Dumba afite Dumba ari kurya ubusa akiyunyuguza umuyaga mu ishyamba. Cyari mu ishyamba rimwe. Turacyari mu ishyamba. Uyakiraho ikigabo kiramufata. Cyaravuze kiti nzagufata
kandi ningufata gahunda ikurikiye nawe unayijua. Hey! Ishyamba rimwe tukirimo. Kigabo cyaramufashe Dumba nawe yakuno. Umunsi mwiza Dumba. Mbega umunsi mwiza Dumba. Dumba icyo atazi yari cyageze kuri aka kazu k'umuririmbo. Ayo. Kabanze ngubitema akantu k'agatebezo sha. Kumbi Dumba icyo atazi. Cyatazi mu ishyamba rimwe. Ari ikirimo. Kandi twabonye cyageze kuri aka kazi ari gucumbikamo kuri rino hema. Ayiwe zatawe bitanga iki ko kiragusoroma mu magara. Dumba ariko abareba nk'umuntu isi yashaririye. Do vanayo turi nete banze yigekeho yewana kambanze mbakingirane. Dumba umenye yaraje gusenga. Ni profete Dumba. No. Dumba yagize gutya tangira gusenga asoma Bibiliya mu gake gake. Gusa twe twabibonye ko ari icyahageze. Hey! Ako nta kintu ndi kumva ari cyatambutse iyi. Hey! Iko nta kintu numvishije. Sawe cyatambutse Dumba ariko nta kintu numvishije. Yari The Forest episode ya kange ya 7 tuzaure muri episode ya 8. Dumba sinzi bye ngo bizagarukira mukore subscribe, share, comment ibintu byose.